Amahoro y'Imana bene data, tubifurije kugubwa neza muri hirya no hino, Uwiteka abahire. Turagarutse muri studio kuri iyi channel SDARM Rwanda, ni channel y'Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura. Tugeze ku cyigisho cya 10 muri ibi byigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data hano muri studio. Reka tubakire babasuhuze babibwire maze dukomeze n'icyigisho cyacu. Ni karibu duhereye hano iburyo. Murakoze cyane, nitwa Nkundumukiza Alex, ninjye tugiye kubana. Murakoze cyane, mwene data tumwakire. Murakoze cyane, nitwa Nsabimana Jean Paul, Imana ibahe umugisha. Namwe turabakiriye kugira ngo tubane muri iki cyigisho. Murakoze cyane, reka tujye mbere mu cyigisho cyacu dusaba mwene data Jean Paul ngo atunyuriremo mu ncamake umutwe w'iki cyigisho kugira ngo tubone dukomeze. Ni karibu. Murakoze cyane, icyigisho ni icyigisho cya 10 tugiye kwiga, gifite umutwe ugira uti Kristo asengera abigishwa be, umugabane wa mbere. Noneho baduhaye isomo ryo kuzirikanwa riboneka muri Yohana igice cyaho cya 17 ku murongo wa 9 n'uwa 10, ariho hatubwiye ngo ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Iri somo niko ritubwiye. Noneho akaba ari ikindi gitabo cyifashijwe hepfo mu kabuhanuzi kirimo cyanditswe na Energy Way, ubusobanuro bwa Bibiliya bwa Adventist umunsi wa karindwi kuri volume ya 5 page y'1145. Hari amagambo yanditswe yunganira iri somo, ari yatubwiye ngo iri sengesho ryo muri Yohana 17 nk'uko turyumvise haruguru ni icyigisho cyerekana ukudusabira umukiza yari kuzakora ari inyuma y'umwenda ukingiriza. Igihe igitambo cye gikomeye yatangiye abantu, ni ukuvuga kwitanga ubwe, cyari kuba cyarageze gutera cyararangiye. Ni ukuvuga ngo iri sengesho ari kimara kurisenga yarisengeye intumwa ze, ariko nanone sizo bari kumwe muri icyo gihe gusa, ahubwo n'abandi bari kuzamwizera bose, kuko yaragiye kuva mwisi, yaravuye mwisi agiye gukora undi murimo hehe mu buturo bwo mu ijuru. Ubwo rero n'ubundi risengesho nani ryo gikomeza kugenda agira ute adusengera. Murakoze cyane, rigomba kudukurikirana ndetse n'abandi bose bazamwizerana nyuma yacu. Iri sengesho bizaba umugabane wabo, cyangwa se rizaba isezerano kuri bo. Icyigisho rero Kristo asengera abigishwa be, umugabane wa mbere, ubwo dufite n'uwa kabiri buriya tuzakurikizaho mu cyigisho cya 11. Ariko hano birerekana neza ko Yesu yasengeye abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Reka rero twige ingingo yo kuwa mbere, isengesho riheruka Kristo yasenze ari kumwe n'abigishwa be. Iryo sengesho ni irihe? Reka dusabe mwene data Nkundumukiza adusomere muri Yohana 17 umurongo wa mbere, arasimbuka 10 n'uwa 9. Mu kibazo tubazwa ngo Yesu amaze guha abigishwa bo mabwiriza ni iki yabakoreye ku nshuro ya nyuma. Karibu dusomere muri Yohana 17 umurongo wa mbere, ndasimbuka 10 no ku murongo wa 9. Haranditse ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe. Ku murongo wa 9, ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Murakoze cyane. Yasenze asaba se kumwubahiriza, ariko none harangije aranasenga aravuga ati ndasabira aba wampaye. Barababura abantu none ndabasabiye. Rero iri sengesho turakomeza kugenda turyumva. Reka twakire Jean Paul aduhurize aya magambo nayo ari mu mwuka w'ubuhanuzi kandi agira icyo abivugaho mu ncamake. Karibu Jean Paul. Murakoze cyane ku nganizi mashije gushyiraho. Hano hari amagambo n'ubundi nayo yakuvuye muri cya gitabo, ni ya page twabonye haruguru ikomeza. Haravuga ati Yohana n'ubundi 17:1 kugeza 6. Iri sengesho rya nyuma ya Kristo yasenze ari kumwe n'abigishwa be. Vuga ngo iri sengesho yarisenze ari nyuma ubwo yari kumwe n'abigishwa be. Yarisenze mbere gato yuko ajya mu gashyamba ka Getsemani, aho yagombaga
kugambanirwa kandi akagira ute agafatwa. Urumva yarisenze mbere yuko agira ute, mbere yuko ajya kubambwa. Yari basengeye ubwo kugira ngo nk'uko twagiye tunabibona hirya no hino, kuba yarisengeye abigishwa be, rero natwe umunsi turabigishwa ba Kristo. Bivuze ngo natwe iyo tumwizeye nk'uko twabonye ko ari imbere agenda dusabira, iri sengesho natwe ritugirira umumaro. Reka dusabe Nkunda Umukiza adufasha kuri iki gice cya 17 adusomera aya magambo mu bihamya by'itorero ku ipaje muzingo wa 8 ku ipaje volume ya 8 ku ipaje ya 80 ari hano ni Yesu yo hasi, yidusomere twumve neza iki gice cya 17 cyari kirimo isengesho Yesu yasenze asabira abigishwa be. Aho mu migisho umwuka w'abahanuzi baravuga ngo igice cya 17 cya Yohana kivuga mu buryo bwumvikana neza imiterere y'Imana na Kristo ndetse n'isano bafitanye. Nimwige igice cya 17 cya Yohana musenga. Iki gice nticyakagombye gusomwa inshuro nyinshi gusa, ahubwo ukuri kwacyo kugomba kuribwa kandi kugasobanuka mu buryo bwuzuye. Murakoze cyane. Iki gice cya 17 nicyo gikubiyemo iyi ngingo, isengesho riheruka Kristo yasenze ari kumwe n'abigishwa. Inshuti tubana kuri iyi cano, mufite Bibiliya mu nzu wanyu, muzasome igice cya 17 cya Yohana, ariko hano turabwiwe ngo iki gice gikwiriye kwigwa, cyagombye gusoma inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo kigomba guhora gisubirwamo, kigomba guhora kigwa cyitaweho kugira ngo twumve neza isengesho ry'irema-mutima Yesu yadusengeye. Inshuti rero nimugire icyo mubwira abo tubana umunsi ku wundi, ni iki twakora kugira ngo isengesho ry'umugabane wacu umunota umwe kugira ngo dusoze ingingo duhereye hano kwa Jean Paul. Murakoze cyane nk'uko yatweretse inyuma, twetse ko ari isengesho riheruka Kristo yasenze, ariko batubwiye ko yarisenze mbere gato yuko yinjira hehe, ari mu gacyama ka Getsemani mbere ko ajya kubambwa cyangwa se gutambwa. Tugomba kuzirikana ko nubwo yari dusengeye, ariko muri kara gashyamba ubundi yakoraga mwiki, ni icyerekana ko yagiye kudusengera yasengesho yabanje kwisengera muri make, nuko ntavuga nuko yarazi urugamba agiye guhangana narwo rwari urugamba rukomeye, bityo rero rwasabaga imbaraga. Bityo rero izo mbaraga nawe kugira ngo ko yarazi niba rwaramugoye ari waravuye mu ijuru, nuko yarazi nanone urugamba asigiye abigishwa be. Akaba ariyo mpamvu yagize yabahaye nk'ubwishingizi muri make. Rino sengesho rero iyo twizeye impamvu batubwiye tugomba kurisoma kenshi, nuko ririmo burya icyo bita ririmo imbaraga. Turamutse tubikoze nk'uko bitubwiye, nk'uko yabidusezeranije, byanga bikunda za mbaraga zamubashije guhangana n'icyaha, kuko muzi ko ari mu Getsemani ari Imana yari yamuretse ari guhangana n'icyaha gutya gutya. Bivuze ngo rero turamutse turisenze neza, natwe twaba dufite imbaraga, kuko noneho twizeye ko yabashije gutsinda, akaba ari na hehe ari aho noneho abasha kutwumva mu buryo bworoshye. Nicyo nge navuga ko yari yaramuhaye n'ubutware ngo ku bantu bose. Urumva yari yafashe itsinzi, yagombaga no gusaba abigishwa kugira ngo nabo batsinde. Karibu Nkunda, umunota umwe dusoza. Ikindi nanjye nabonyemo ahangaha, Kristo arahangayikishijwe n'abigishwa be, kuko yaragiye kubasiga. Ntabwo yari abyishimiye kuba basiga, yari hafi kubasiga, kandi iminsi bari babanye yari yamaze kubabona uburyo bitwara n'intege nke zabo n'uburyo bahuzagurika. Rero we yifuzaga ko abo bigishwa be abamurikira se, mbese bakabitaho, ntibazagire gucika intege. Yifuza ko n'ubundi bazakomeza kuba abana be no mu bihe bizaza. Murakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo, tubashimire uburyo muyisangije abadukurikira, abo tubana umunsi ku wundi, ariko nabo tubashimire uburyo batwitaho, uburyo bakurikirana ibyigisho, uburyo batwereka ko turi kumwe. Uwiteka abahire rero, kandi iri sengesho ni iryanjye, ni iryawe, ni iry'undi wese uzizera no mu gihe tuzaba tutakiriho. Ibyo ni byo tubifurije mu izina rya Yesu. Amen.